Yego nuko mubibona abana bawutere bambaye neza baje kuzuza umunsi mukuru no kwakira impamyabumenyi isoza amashuri y'incuke aribyo bita mu ndimi z'amahanga graduation. Reka twegere umwe mu babyeyi barerera atubwire uko abonye uno munsi. Ndumva ari uw'ibyishimo n'umunezero. Japhet radiyo n'ufashwa yafashwa Ingarama. Tanga abandi ku makuru ya radiyo n'ufashwa yafasha byuma kabuhariwe anubwa n'ufashwa yafasha foundation@gmail.com. Ingingo ya kabiri turaza kubageza imwe mu buzima bwa n'ufashwa yafasha. Ingingo irambuye mwateguye na uwimuwe. Amashuri n'ufashwa yafasha yatangijwe 2018 atangizwa n'uwitwa Budatera Jean Paul akaba ari nawe muyobozi wabyo. Reka tumwegere tubwire byimbitse. Ikigo cyawe harimo abana bangahe? Bone imyigire y'abana imeze iki? Imyigire ihagaze neza cyane kuko abana baratsinda, abana bafite imibereho myiza, byose ku bufatanye n'ababyeyi ndetse n'igihugu. Tukaba turi mu bigo biri ku isonga hano mu murenge wa Ngarama. Murakoze. Uwimuwe radiyo n'ufashwa yafasha Ingarama. Amakuru twari twabagejejeho ariko reka tumanze tugezeho ingingo z'ingenzi twibanzeho. Ingingo ya mbere umunsi mukuru w'abana. Ingingo ya kabiri twari twabagejejeho bimwe mu buzima bwa n'ufashwa yafasha. Amakuru mwari mwateguye nanjye Cyuzuzo Kevin fatanyije na